Kanda subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe, biroroshye cyane. Hello guys, ndabashimiye cyane mwe dukomeza kubana umunsi kundi. Mwese mwari mutegereje video yo kubikuza uburyo wafata amafaranga ukayavana kuri time box ukayashyira kuri mobile money akakugeraho ako kanya nta gihe kinini bigusabye. Rero tudatinze reka dutangire nkwereke uko bikorwa. Uragenda kuri Play Store mbere na mbere ubanze downloading application bita Airteam, uraza wandikemo Airtm, nurangiza ukande search urebe ino application ya mbere iri mu nyuguti ya A nkuko uyireba, nurangiza uyinstalling. Ukimara kuyinstallinga rero uraza guhita uza uyinjireho. Iyi ni application bita Airteam. Noneho numara kuba wayinjiraho uraza wiyandikishemo muri no application. Rero kwiyandikisha biroroshye cyane, nta verification bagusaba ngo bagusabira nka muntu ndetse n'ibindi, oya ibyo ntabwo bisaba. Rero ikintu uri bukore uraza ukande hano, handitse get started kuko ubireba. Dutangire twiyandikishe kugira ngo duhite tunabikuza. Njye nariyandikishije ariko ngiye kubanza kubibanyuriramo dukomeza fast nta gutinda. Uraza wandikemo igihugu cyawe, wandika Rwanda, igihugu cyawe kiratukiza ngiki ahangaha. Ukimara kuza uragikandaho, nurangiza uze ukande aha hambere hano kwiyandikisha nkaho uri wowe uzaza uyikoresha personal, apana kuyikoresha nka business, wowe uzayikoresha wowe ubwawe. Nurangiza ukande kuri personal. Nugera ahangaha rero harimo uburyo bwinshi. Hari uburyo bwo kwiyandikisha ukoresha Facebook cyangwa se na email, ariko ibi byose biragoye cyane cyangwa birakora. Akikiza inama nakugira ni uko waza ugahitamo hano Google kugira ngo ukoreshe email yawe. Nta bindi bintu byinshi bagusaba. Ukimara guhitamo hano kuri Google barahita baguhereza email zose ufite muri telefone. Uhitemo email ugiye kwiyandikisha hano kuri Airteam kugira ngo uzubasha kwakira amafaranga ava muri time box uhite uyakira kuri mobile money ako kanya. Uraza wenda uhitemo email ushaka iyo ari yose. Ngewe barahita banjyana kuri account yanjye kuko ngiye nariyandikishije. Urabona ko hano kuri Airteam mfiteho amafaranga 2253.08 bingana n'amafaranga $1.53. Aya ngaya niyo nasizeho igihe nabikuzaga. Nanze guhita unyishyira kuri mobile money yose kugira ngo manze mibereke murebe neza ko bikora. Rero biroroshye cyane. Ukimara rero kwiyandikisha hano kuri Airteam, ikintu ugomba kubanza kumenya hano muri Airteam, hano harimo uburyo bwa withdraw. Hano harimo uburyo bwa withdraw. Noneho wenda ugiye kubikuza aya mafaranga uraza ukande hano kuri withdraw nkuko uri kubireba ahangaha. Uraza ukande hano kuri withdraw. Ukimara gukanda kuri withdraw hano ubikura amafaranga atandukanye. Harimo USDT, Litecoin, USDT, Terax 20. Harimo methods zirenga 500 zo kubikuza ama cryptocurrency atandukanye. Rero hano waza ugahitamo iyo ushaka. Wenda tuvuge nimba ugiye gushaka kwakira amafaranga, hano urabona ko wakira amafaranga kuri banke, cash, cryptocurrency zarizo zose, gift card, mobile money n'ibindi. Rero hano biroroshye kuba wakakiramo amafaranga. Ikintu wenda nimba ugiye kwakira amafaranga kuba wayabikuza hano ukashyira kuri mobile money mu gihe akigera hano kuri Airteam. Ndaje nkwereke rero uburyo wahuza Airteam yawe ikaza yakira amafaranga automatically avuye muri time box agahita hano kuri Airteam ugahita uyabikuza ukakoresha ibintu ushaka ibyo ari byose, ukaba yohereza mu bihugu bitandukanye mu gihe waba ushaka cyangwa ukayabikuza ugashyira kuri mobile money yawe. Rero biroroshye cyane. Hano uraza wenda wandikemo MTN mobile money, uraza wandikemo wenda aho ushaka kubikuza kugira ngo byorohe mobile money, MTN mobile money usacinge. Urabona ko yahise iza. Iyi MTN mobile money niyo tugiye gukoresha tubikuza. Rero turaza dukandeho hano MTN mobile money. Nitumara kuba twakandaho turaza twandikamo umubare wayo tugiye kubikuza. Tugiye kubikuza $1.50. Twahisemo MTN mobile money itari iyacu. Iyi ngiyi ni ikorera muri Kenya. Kaze nkwereke MTN mobile money ikorera iwacu. Twahisemo itariyo MTN mobile money. Kugira ngo ubyizere neza uze kongeraho igihugu cyawe, MTN mobile money Rwanda nkuko ubireba ahangaha. MTN mobile money Rwanda. Nurangiza uyikandeho kugira ngo wakire amafaranga hano kuri
nomero yawe kuri mobile money ako kanya. Hano uraza wandikemo amafaranga ufite, urabona ko njyewe mfiteho idolari rimwe n'ibice 53. Noneho ukimara kuba wabikanda uraza uhite ukanda hano wemere. Ukimara kwemera uraza ukande hano, amafaranga arakugeraho muri iyi minota. Mu minota mbere y'uko iyi minota irangira amafaranga araba yakugezeho. Hano uraza kuba wabonye umuntu wo kwishyura amafaranga kuri mobile money, ibyo bita umukashazi. Ukimara gushyiramo amafaranga ushaka kubikuza uraza kuyakira. Urabona ko ngaya ayo tugiye guhita twakira kuri mobile money ako kanya. Uraza ukande hano continue kugira ngo uhite uyakira. Reka se nubikora, ariko sinshaka kuyabikuza ngo njye kuri mobile money, nshaka kuyabikuzanya n'andi nkazabikuriza rimwe kugira ngo babashe kuba bankata make. Urabona ko ukimara gukanda continue uraza uhitemo mobile MTN Mobile Money Rwanda kugira ngo ujye kukwishyura akwishyure kuri MTN Mobile Money. Rero urabona ko urongera ukanda hano continue. Ahangaha urabona ko nomero yanjye iriho ngiye kuba nakishyurwaho, kuko buri wese araza guhita abibona yishyurwe kuri ino nomero yanjye iri ahangaha. Ukimara kuhakanda umukashazi araza guhita abona ko ukeneye kubikuza, ahite akohereza amafaranga kuri mobile money, nawe yakire zino crypto, aya madolari ari muri time box arahita yakira. Noneho nawe arakuraho ayo gukata fees nkeya kugira ngo nawe ni naho wenda harimo abakashazi. Nawe niba ushaka kuba umukashazi, nimba ukunda kuba ufite amafaranga menshi kuri mobile money, ushobora kuba umukashazi nawe ukaza wakira amafaranga yo gukata muri no platform. Rero biroroshye, hano umukashazi araza guhita abona ko dukeneye kubikuza, narangiza atwohereza amafaranga kuri mobile money nawe ayakire. Rero uraza ukande hano continue kugira ngo abone ko dukeneye kubikuza. Turakanda hano continue. Nitumara gukanda continue urabona ko bari kutubwira ngo idolari rimwe n'ibice 53 niba barakataho makeya. Idolari rimwe riri guhagarara amafaranga 1020.23. Twe turakira amafaranga 1560 kuri mobile money. Singaha uko biri noneho. Kugira ngo rero byorohe uraza ukandisa hano hasi hano kuri submit request kugira ngo babone ko tugiye kubikuza. Uraza ukanda hano kuri submit request. Ukimara gukanda submit request birahita bigenda gutya. Noneho urabona ko batubwiye ngo mu masaha 7 uraza kuba wakiriye amafaranga. Urabona ko batangiye no kubara, dusigaranye yari amasaha 8, dusigaranye amasaha 7 n'amasegonda 59. Muri aya masaha ntago ari ngombwa ngo arangire, uraza kuba wakiriye ari amafaranga kuri mobile money kuri simukadi yanjye. Biroroshye cyane. Rero harimo uburyo bwinshi rero bwo gushyiramo uburyo bwo kubikuza, biraza guterwa n'ubwo ushaka. Ushobora kuba wayohereza kuri Binance, ushobora kuba yashyira ahandi hantu hatandukanye. Harimo uburyo bwo kwishyura payments zitandukanye, sinzi uko nabikubwira. Hano ushobora kuyohereza ku buryo bwa Airtel ukayohereza undi muntu bisanzwe, kuyohereza nk'umuntu kuri banki ukoresha UR code ndetse n'ibindi bitandukanye. Ubu ngubu ni uburyo bwo kuba wakwishyura ukoresheje Airtel. Urabona ko nsigaranyeho 0 amafaranga nayabikuje. Amafaranga urabona ko nayabikuje, nsigaje kuyakira kuri mobile money. Ubona ko amafaranga bise nyabikuza nsigaranyeho 0.0 by'idolari. Ndabikujeho makeya. Rero ngiye kuba nabereka uburyo rero wabihuza nawe, amafaranga akaza ahita aza hano kuri balance, ugahita uyabikuza hariya ukayabona kuri mobile money. Urabona ko aha hasi handitse hasi urabona ko amafaranga yacu tugiye kuyakira n'umukashazi ugiye kutwohereza amafaranga yacu kuri mobile money. Urabona ko bikiri pending, ntago biraba approved. Urabona ko aya ngaya yandi nayo nayakiriye. Rero biroroshye cyane, uraza wenda ukanda hano kuri aya mafaranga ari pending kugira ngo ubirebe neza. Ukimara gukandaho urabona ko hari umukashazi. Ubu ngubu abakashazi bose bohereza amafaranga kuri mobile money bari tayari, baraza guhita babibona bayatwohereza kuri mobile money, nawe ahite ayakira ako kanya. Mutumye nyabikuza kandi sinari nabiteguye, gusa kugira ngo mbibereke ntacyo bitwaye. Nari nzi ko nzabikuriza rimwe n'ayandi, ariko mutumye nyabikuza
reka dukomeze rero nkwereke ibindi bintu ugomba gukoramo hano kugira ngo akawunti yawe ibe ifite sekirite kandi ukaba wayikoresha neza ikaza ibasha kwakira amafaranga ayo ariyo yose. Noneho rero ahangaha biroroshye, uraza ukanda hano kuri withdraw nk'uko nabikubwiye, nurangiza uze ukandemo uburyo bwa mobile money, nurangiza ushyiremo nomero yawe, nimba utarayishyiramo urandikamo mobile money Rwanda, ushyiremo nomero yawe uzajya wishyurirwaho amafaranga. Urabona ko ngewe hariya ngiye guhita nyakira. Urabona ko hano wakira amafaranga atandukanye, harimo uburyo bwinshi, uraza ugasacingamo uburyo bwo kuba wakakira amafaranga yaba USDT, TRX, Ethereum X ndetse ni menshi amakiribito yose muzi, aba BNB ndetse n'andi atandukanye. Hano uraza ugakanda kuri search, wamara gusacinga ukaba wayohereza cyangwa ukayakira kuri mobile money. Rero biroroshye cyane, nimba ukeneye no kuba umukashazi uze kunyandikira bigufashemo, kwereka uburyo waba umukashazi ukaza nawe wakira wohereza abantu amafaranga, warangiza ukaza ubabikuriza ukanababikiriza nawe ukungukira mu gukata mbega ayo mafaranga. Airteam ubwayo niyo iguhemba. Nzabakora video mbibereka uburyo bikorwa kugira ngo Airteam ize iguhemba nawe ube nk'umwajenti kandi ukorera kuri internet ukinjiza amafaranga uri mu rugo. Biroroshye cyane uburyo bikorwa. Rero ukimara kuba wabikora ibi ngibi nkweretse uburyo amafaranga nuramuka uyabonyemo ahangaha uburyo uzayabikuza. Rero urabona ko USDC ifaranga rimwe ry'idolari rihagaze 1472.60 aka kanya, ahora azamuka cyangwa akamanuka. Ubu twebwe tuguze asa naho yamanutse ariko ntacyo bitwaye, utegereza wowe ukareba ko amadolari bayazamuye hano muri Airteam ugahita ubikuza, ariko sinde kubitegereza kuko video yari butinde. Rero tudatinze ngiye kukwereka uburyo wahuza Airteam yawe ndetse uburyo wahuza Airteam yawe na Timebox. Uraza ujye kuri Timebox nk'uko bisanzwe, ndabizi benshi murayikoresha, muzi uburyo ikora. Nimurangiza nkwereke ibintu ugiye kuba wakora. Urabona ko turabura makeya ngo twongere tubikuze. Urabona ko mfiteho amadolari 3,535. ndaza kuba nayabikuza acyuzura amadolari 5, araza guhita yijyana hariya muri Timebox kuko narabihuje. Ngiye kukwereka rero uburyo wabihuza acyuzura amadolari 5 agahita yibikuza muri Airteam igahita iyaguheza kuri mobile money cyangwa n'ahandi ushaka kuba wayishyura cyangwa ukaba wayabikuriza bitewe n'uko ubishaka, cyangwa Binance mu gihe waba ubyifuza. Biroroshye cyane, reka nkwereke uko bikorwa. Rero uraza ukande hejuru ku turongo 3 nk'uko ubireba, nk'uko tumenyereye. Uraza ukanda hano hejuru ku turongo 3, ukimara kuhakanda baraguhereza uburyo bwo kuba wakishyurwa. Hano harimo uburyo bwo kuba wakishyurwa amafaranga hano muri Airteam. Umanuke uze hano hasi ujye muri setting, nkwereke uburyo amafaranga azaza yibikuza automatically. Biroroshye cyane kuba nawe nawe wabyikorera. Uraza umanuke ukande hano handitse setting nk'uko ubireba, nkwereke uburyo uzajya wakira amafaranga muri Airteam ako kanya automatically ugahita uyakira ukaba yakoresha ibyo ushaka. Ukimara kugera ahangaha rero harimo ibintu byinshi, harimo kuverifying ID mu gihe ubikeneye, ariko si ngombwa kuko urabona ko ngenda ntarayiverifying ariko ndayikoresha kandi nkakira amafaranga. Rero si ngombwa gukora verify, keretse ku muntu ugiye kuba umukashazi niwe basaba verify kugira ngo bamwizere. Rero urabona ko si ngombwa gukoresha email rero yose waba wariyandikishijeho upfa kuba wabihujije na account ya Airteam uzaza wakiraho amafaranga. Rero uraza ukanda hano kuri payment nk'uko ubireba, hano handitse payment kugira ngo ubashe kwakira amafaranga. Uraza ukanda hano kuri payment, noneho nkwereke uburyo bihuza automatically. Urabona ko Airteam hano narabihuje. Hano harimo uburyo bwo kwakira amafaranga mu buryo butandukanye, harimo uburyo bwa Binance nk'uko ubireba ahangaha, akaba uburyo bwa Skrill, akaba uburyo bwa Peers, akaba uburyo bwa PayPal, akaba uburyo bwa Vias, akaba uburyo bwa Litecoin nk'uko ubireba, akaba n'uburyo bwa Airteam. Twe twahisemo uburyo bwa Airteam ko aribwo tuzajya dukoresha. Rero ikintu uri bukore, uraza hejuru, numara kuza hejuru uze uhitemo ubwo buryo uzaba ushaka. Wenda uraza uhitemo Airteam nk'uko nabikweretse, nk'uko ufitemo account ya Airteam. Ukimara guhitamo Airteam
uraza uhitemo email, wandikemo email ya Airteam, yandike neza, numara kuba wayikanda ukayandikamo nk'uko byanditse ahanditseho damoro005@gmail.com. numara kuba wabyandika ukande update payment, urakanda hano kuri update payment, nurangiza ushyiremo password yawe. Iyi password ushyiramo ahangaha rero niho ugomba kwitondera. Niyo mpamvu mbasaba kureba video yose kugira ngo udacikaho n'akantu na gatoya. Rero ahangaha password usabwa urashyiramo password ya Timebox, ntushyiremo password ya Airteam. Hano urashyiramo email ya Airteam, hano ushyiremo password ya Timebox kuko niyo bagusaba kugira ngo babikwemerere. Kuvuga ngo enter your current Timebox password in order to update your payment method. Hano uraza ushyiremo password ya Airteam, none urangiza uze hano uverifying ko utari robot nkuko tubizi uburyo ba verifying ko utari robot. Uraza ukandeho noneho basuzume neza ko utari robot. Urabona ko bamaze gusuzuma I'm not robot. Hano hajeho akavi, nurangiza ushyiremo password. Ukimara gushyiramo password uraza ukanda hano kuri update. Ukimara gukanda hano update, amafaranga bikaba updated. Noneho kugira ngo uze kumenya neza ko wabaye updated, uraza gusubira inyuma, uraza gusanga ya email yahise izamo ahangaha igumemo, bihite bimera gutya kuko ubu ngo birahuje. Automatically amafaranga uzajya uhita uyakira akigera ku madolari 5. Kugira ngo rero ubibone neza, hano hari kutubwira ati no withdraw button. Sinzi mbere kubireba ahangaha, soma ahangaha neza tujyanirane. No withdraw button, payment are sent daily automatically Monday to Friday. Nta button yo gukandaho ngo uri kubikuza, nta button yo gukandaho ngo uri kubikuza. Payment cyangwa uzajya wakira amafaranga automatically guhera kuwa mbere kugera kuwa gatanu mu gihe wujuje amadolari 5. Nimba uyujuje ari kuwa gatandatu, ugomba gutegereza ukazakira amafaranga hagati yo kuwa mbere ndetse no kuwa gatanu uzaba ufite kuri account yawe. Rero bakutubwira ati Monday to Friday if we reach $5 minimum payout. Amafaranga baheraho kugira ngo bahite bayohereza kuri Airteam ni amadolari 5, $5 minimum payout by cut off anytime which is amafaranga akugeraho mu gihe kingana n'amasaha 12 ahita akugeraho ako kanya akagera kuri Airteam. Birikora automatically, ntabwo ari ngombwa ngo wowe ngo uzukande kuri button yo kubikuza. Gutyo urabona ko ukimara kubihuza amafaranga azahita yijyana kuri Airteam ako kanya. Uzagira ikibazo azanyandike muri comment, cyangwa ndaza gushyira nomero yanjye ya WhatsApp, cyangwa azi kureba muri video zisanzwe harimo nomero za WhatsApp, abashe kuba yanyandikira mufashe nagira ikibazo. Ndakeka munyuzwe rero uburyo bwo kubikuza. Urabona ko ndabura make ngo yongere ajye kuri Airteam, nongere mbikuze byoroshye cyane. Amafaranga nyabona kuri mobile money kuko mubizi nta gishoro gisabwa, nta hano nta gishoro na gitoya gisabwa. Harimo uburyo bwinshi bwo kureba amafaranga narababwiye, uburyo bwa task, uburyo bwa survey games ndetse na offers, ndetse n'ubundi bwinshi, gukora ama clickers no guclaiminga clickers nyinshi, no kureba ama video ukabasha kuba wakiriza cash muri no application. Murabizi narabibabwiye. Rero ndakeka mwese musobanukiye uburyo bwo kubikuza kandi murakoze cyane. Ndabashimiye, mujye mukomeza kubana. Ni Tuyisenge Jean d'Amour, mugire ibihe byiza. Ciao ciao, murakoze cyane. Wibuke gukanda subscribe